Dufite topic baduhaye tuganira ivuga kurwana intambara nziza. Uyu munsi natekereje ko turi buganire intambara zitatu. Intambara iyo umuntu yisanira. Hari intambara twenyine tukeye zitari z'Imana, tizibe n'iza Satani. Unyuruka mwe tukayikereye warangiza kuvuga ngo kuragwana y'umwuka kandi atari y'umwuka. Imana ikavuga ati iyi ni yawe wizaniye. Kuraharara cyangwa wakora amanyanga wamaruka yiti umwuka bati iyi si ni izero nayikuye harayaguye. Hakaba n'intambara y'Imana ubwayo ivuga ati reka manze mugerageze ndebe ko uyu muntu atazangurikira kubera wenda ibyo nzamo, azangurikira kubera imbaraga zanje zimubamo. Hakaba intambara ya gatatu ya Satani, kandi ni nyinshi. Habe nakugiza ngo umutima ugoye umuntu usenge iyo ke uri mu ntambara ke iyo bishowe neza amuhago kuvuga ati kera duhanganye na Satani kwamufata ibiri ati daimoni wo kunsinziriza umwanya munini ndakwamaganye kera amenye ko ari zo ntambara. Tuwe ntambara zacu ndimugirira ibindi bikoresho tuzitwaza hoyaye pi kugira ngo he ni ziri muri wese guca intege z'abamaze kugira ikambi kugira ngo ariko ngurasenga muri iki gihe kubera iki ngo nese nguzofata Imana wowe izifatwa se gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu cyubahiro no kunesha nabyo niye tangiriro ni herezo ni Uwiteka cyarakomeye. Komera n'imbaraga n'ibya Yesu cyubahiro no kunesha nabyo niye tangiriro ni herezo ni Uwiteka arakomeye. Komera n'imbaraga n'ibya Yesu cyubahiro no kunesha nabyo niye tangiriro ni herezo kora kuri muyoza wambwire wese intambara z'umwuka mu kurwana nizihe. Numara umaze wese muri intambara mu kurwana ufite ibikoresho byo kurwana intambara. Hari ibikoresho bisabwa. Nta musirikare ubyuka mu gatondo gusa ngo yambaye uniform ngaragwana intambara. Hoya azabanza akabaza ngo ese mufite ibikoresho bihagije muri intambara tugiye kujamo ibihe. Icyambere agomba kuba afite amasasa ahagije. Icyakabiri agomba kuba afite imbundi. Tiyo mzuka mu gatondo ngo avuga abanzi bagiye kugwana uretse gusa intambara ya Gideyoni niyo yagwanye original. Iyo zari ibindi n'ibimuri akavuga ngo mu izina y'Uwiteka na Gideyoni watuzanye. Ni muhego amen. Amen. Urumva ari tumira ariko wayo. Kandi ngo kubera ko Uwiteka wari warayivuze ngo abwira abasirikare ngo nyine musogotane. Mwicane mwenyine. Gideyoni ntabo yica. Iyo zakubita gusa ibindi hasi. Avuga ngo mu izina rya Yesu ngo ni rya Gideyoni udushoreye. Iyo ntambara niyo yagenze uko ariko izindi muzamubona ukize. Izi mpamvu baba bagwana mu Burusiya na hariya na Ukraine. Ntabwo baba bagwanisha mu ibindi. Bafite ibikoresho bibunde n'indege zazikora igitangaza. Basa mugenza ngo muri izi ntambara bagiye kuganira z'umwuka tugwana ufite ibikoresho byahagije. Nimara babwira ibikoresho. Ibikoresho by'intambara. Harakundaza abantu kuri ngo tugwane intambara nziza ngo turinde kwizera udafite ibikoresho urayigwana gute. Basa mugenza ngo biriya mu rugo cyo nikoresho cyambere. Kizakigwana ntambara. Surumaza ngara kuzisoma. Uzogwana udasoma Bibiliya utayitunze watsinzwe kera we bagutetsa ahubwo bagufasha ahubwo wo gutanga intambara. Kandi ukumwohura n'umuntu kumuhanda uwo mubwira ukuntu wagwana intambara yo kwizera kandi atari wawugwa
udafite ibikoresho se wigwana mugire ngo he intambara yo kwizera wowe umutima Imana ibaheze umugisha mwadushize muri network umugisha w'Imana ubabeho tumbira Yesu iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu iwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu cy'ibibazo abakristo ndio tudakunda kubana intambara ariko tugakunda ngo duhabwe iranga nta gihugu cobaho ngo batsine ngo bavuge gusa ngo muraduha iranga batagwaniye igihugu gute se umugabo mukunda ngo baguha iranga rya gikristo ndetse n'imbaraga z'umwuka nishe utagwanya intambara wewe gusaba kubamba kugira ngo ubaye nguyu mu buryo bw'umwuka ubaye promotion ufasha iranga ubaye general mu buryo bw'umwuka utaragwanya intambara numuzabura bizo bizokunda muzobaza bose bage bagwana mu bakabaheza amaranga baba baragwana ntabwo azuka mu gatondo ngo ugize general uzorenga general bari mu gihugu gifite amahoro kiwa kamubonaga imodoka zimuri inyuma afite ya modoka y'icatsi nkari yatwabaga wazo ati ariko general arabeje tumenye aho yaciye tumenye intambara yagwanye ariko amuvuga ngo kora ko ari umutekano ngo nkunda general bacu nkunda general utazi byaciye ariko abakristo dukunda ngo twitwe abanyamwuka twambare n'iby'umwuka ariko tudagwanye n'intambara bama tutabibamwo tutanabikoreye baza baturosa ngo muze uyu munsi tubaheza amaranga yuko gusa mwabaye abakristo tibihagije uyu yiteme tuba tugenderaho yagwanye iki mwufishe atarayigwanye gusa yarahawe gusa icizere yagwanye intambara reka dusome nabwo ndababwira intambara zitatu ndababwira intambara umuntu yizanira mbabwira intambara iva kuri satani mbabwira intambara Imana ubwayo ducisha mwoke ngo yebe ko turi abagabo b'Imana hari ziducishamo hari izugira guteba gukenera ngo yebe kuri umugabo reka dusome turebe sinzi niba ari umuntu ufite Bibiliya ijambo ry'Imana tawe ifite ba Imana ishimwe Timoteyo wa mbere ibice 6 no ku murongo wa 12 uwa mbere araza asome Bibiliya yera hanyuma Simo aje gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana twumva iryo jambo kirivuga dusome mu izina rya Kristo rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo chapitre 6 verset 12 yego ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho uje urwana intambara nziza yo kwizera usingira ubugingo buhoraho mwumve ngo aka kantu gusa kwizera usingira ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi amen amen aravuga ngo uje urwana intambara nziza urwanire Kristo twemera umva apana kurwanira business apana kurwanira ibifite inyungu urwanire Kristo tugira gute twemera mwumva kakandi niyo mpamvu nakeneye ya Bibiliya urwana intambara ya Kristo wemera apana intambara y'ibyo twebwe turarikira byacu bituma tugenda twagera tugatuka n'Imana tukabwira ngo ese wagiye kubera ko duceceka mu kitari cyo guceceka Paulo aramuhugura aramubwira ngo nkubwire Timoteyo apana ntukavanga intambara uzugwana intambara ya Kristo wemera aba ari intambara zo rwana maze ubone gusingira ubugingo buhoraho ibyo wahamagariwe ukabyemeza neza mu ruhame umva mwumveka iriya biramushira bivuze se ukabyemeza neza mu uko abantu hano muri Hanova bose bazi ko turi abakristo warabihamije mu ruhame
niyo bawe nawe kuri bar faza ngo usura muri imzo muri shutimo wo muri elimu wagira guca nase nguyu wa mama barakuzi ngo uhagarare mu byo wemereye muki mu ruhame ibyo wahamagariwe ukabyemeza neza mu ruhame abantu benshi bakabibera abagabo kandi abantu benshi kubona nubwo bacecetse ni abagabo bakubihamya ko wakijijwe wowe ugira ngo barakuyore ndi bakuzi hari abagabo benshi babahamya bavuga ngo yarakijijwe ni umugabo twemera wakijijwe iyi Paulo yarashatse kuvuga ari intambara yo kwizera yagwanye abwira Timoteyo arabura ngo Timoteyo uzugwana intambara ariko iyi ntambara uyigirira intego tufata intambara zose ngo uzite intambara yo kwizera kandi amuha n'ikintu gifatika ngo ya Kristo wemeye ndetse ngufite n'abahamya babihamya ko wakijijwe kuri umukristo yari yo ntambara zose ugwana Paulo aramubwira ati jewe narayigwanye iyi ntambara ugiye kugwana si we wa mbere jewe narayigwanye ariko narinzi iki kwizera mu nyungu zose n'umuzo nakoraga naraniraga kwizera kwanje ngo kudahungabana kabaza Imana ngo se Mana mpagaze neza Paulo cyangwa kino kintu ngoze kirahesha Imana icubahiro hari imbaraga gitanga mu gukorera Imana iki kintu ngoze kirakwamamaza cyangwa ngiye kwiyamamaza je Paulo menyekana intego ya Paulo mu byo yakoraga byinshi yakoraga ariko haranira iki ubugingo buhoraho niyo ntambara yazagwana yagwanaga intambara haranira iki ubugingo buhoraho ntabwo yagwanaga intambara haranira byinshi turimo guharanira kandi twarangiza tukabyita intambara z'Imana tukazita n'intambara zo kuganira ubugingo intambara z'ubugingo Bibiri zivuga ngo nakubita umusaya ngo uhindure n'undi bagukubite wewe pana kukubita biri kaba ngo bakwakumwite ngo nabafata ngo baheze umwite wowe borinda se bagukubita bakongore gusomve ko bakuvuza amaze bakereye intambara yindi original Paulo aramubwira ngo zose jewe barankubita bageze bagero bakubita Paulo none ngo abantu bakamusiga ngiye gupfa ngo bakavuga ati ukuntu se dukubise Paulo nawe ntavuka hano hantu dusize eba ararenze nawe kandi nicyo arkwambuziza ngo asavugira Kristo bakamukubita bamara kumukubita bakagenda Paulo agahembuka amara guhembuka akavuga ngo ubwo mfashe kano kabaraga reka nje umudugudu nije kubabwira imbaraga z'Imana noneho ngo baza bagasanga kandi Paulo yahuje abantu karababwira imbaraga z'Imana ngo abasura akavuga ati dore ese wiso amutwara twishe hariya kandi ahembutse gute ariko uyu munyamanyanga bizagenda gute ngo bakamukubita ariko bico haraniraga bwari ubugingo mu ntambara yo kugwana nazo uri mu guharanira ubugingo cyangwa uri mu guharanira ngo umenyekane n'amasitire n'ibindi cyangwa ngo bakwite ngo umuhanga ngo urashoboye guharanira ubugingo buhoraho nizo ntambara uri mu kugwana mu ntambara uri mu guhura nazo ufitemo amasekusi uhagaraze mu nyine uri mvongo kuri ko nagwana intambara urimo kumva ari intambara z'ubugingo zibasha kuzigama ubugingo bwawe ku Mana zikamufata Paulo abwira Timoteyo mwana wawe jewe ndagwanya intambara nziza yari nziza gutese kugukubita yari nziza se kugirira nabi gute ariko ngo yabaye nziza kubera ko kwizera no kumenya Imana n'ubugingo naharaniye bitangiritse aramwe ngo narinze kwizera reka dusome kijanye n'abantu bagwanye intambara nziza iyo yari nziza kubera ko yari intambara yakoraga ku Mana intambara nziza yo kwizera Daniel bice 3 no ku murongo wa 14 wahabonye asoma byi Nebukadinezari arabakana aravuga ati ese Saduraka na Meshaki na Abedenego aho ibi mwabyitumye ibi bintu nimwe mu bikoze kudakorera imana zanjye kudasenga imana zanje no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inda yego isambukana n'amabumburana n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga mukemera
kubarara hasi ukaramya igishushanyo nakoze ni byiza, ariko nimutakiramya ako kanya murajugunywa mu itanura. mwumve ikintu yababajije, nimwemera mukaramya iki? Igishushanyo. Yicaye. Aba basore bariko baharanira ubugingo, ntabwo cari icubahiro, ntiyari titire bari bakeneye muri ico gihugu, kandi ryari itegeko ryasowe n'umwami rivuga ngo timuje kuri, mupfukamire iyi Mana yanje, nako mupfukame, nidukubita amagondera n'amafirimbi mupfukame. Aba basore ngo ko ari batatu baje inama, baraganira baravuga ariko bavandimwe, ko tuzi Imana ya Isiraheli yaremye ijuru n'isi, tukaba twe tuzi Imana, none dupfukamira indi Mana itari Imana? Imana dupfukamira ibigirwamana? Uko ari ibintu byinshi turi mu gupfukamira bitari byo gupfukamirwa. Hari ibigirwamana turi mu gupfukamira kandi tutazi ko ari byo, ndetse bona kikubwira ukavuga ngo ni ibisanzwe. Ariko abasore baragenzura, bona rino tegeko ryazanye imbaraga, kandi mu gihugu cyose nico bagiye gupfukamira. Abasore ngo baribwira ngo twebwe Imana turayizi, tugiye rero ga ubwo bigenze gute tugiye kwanga gupfukama, ahasigaye turabicari gukora. Imana iri mu ijuru gatako Sandra kana Meshaki na Abedenego bagiye kurwana ntambara yo kwizera. Abahungu bagiye kurwana ntambara nziza yo kungwanira jewe Imana. Nimvuga ngo amen nawe. Hallelujah. Ati abasore bagize projet nziza, ndabitegereje mu ijuru, ndabarebye mbona bagize gahunda nziza. Aba bagwanira kwizera, tiyabagwanira business, sibaso babagwanira sabavandimwe ngo nukuri ngo natwe tugire ubushobozi, ngerega natwe ngo tugomba kugura ngo tugomba kugura inzu hano muri no mugi, sibabagwanira bagwanira bavuga ngo nukuri titworamye indi Mana itari Imana ya Isiraheli tuzi. Niba utwica ariko ndi turanye ibigirwamana tuzi Imana y'ukuri. Mugire ngo he. Haleluya. Babafashe umwanzuro, ariko abasore babafashe umwanzuro, kandi umwami yarabakundaga, bari intonyi ku mwami. Iyo uri gusenga uzuba n'intonyi mu gihugu, niyo uri gusenga habe no mu rugo uzuba intonyi, niyo uri gusenga no mu itoro uzuba intonyi, niyo uri gusenga mu isi uzuba intonyi. None si Imana yo gutonesha abantu yo gutonesha? Iyo yakwemye Imana, bano basore baravuga ngo nta mpamvu iyi ntambara tugiye kurwana nta nyungu zacu zirimo, nta intere dufitemo, nta kintu kirimo cacu, ariko turagwana twebwe dupfukamira izindi Mana no kwizera kw'Imana twamenye, twemere twubarare hasi dupfukame ngo umwami niwe hanezerwa. Nebukadinezari, nta yindi Mana dupfukamira itari Imana yacu yonyine. Haleluya. Ngo bavuza amagondera n'amafirimbi, ngo bategereza ko Sandra kana Meshaki ngo bapfukama, baranga. Umwami ngo yibwira ko wenda ari ubundi butegetsi bwabahinduye, ngo aravuga atari wenda mu ngabo zanje, cyangwa wenda mu baministre, cyangwa wenda mu bandi bayobozi hari uwo bahinduye bano basore. Reka ngende baze ngo ese ni mwe mwenyine mwabyibwiye? Hari ikintu uzi ukorera Imana, hari ukuntu umutima wawe usabana n'Imana, abantu bakakoza ngo ni wenyine wabuzikora ngo cyangwa ngo nukuri ngo cyangwa n'abayobozi b'itoro babikubwiye, uzogera nisheje nyine. Mugire ngo he. Haleluya. Imana akoze ku mutima, uzukora ibintu abantu bakazagaza ngo akarengese kugira ngo nuke nagashimwe na pastor oya n'ubukene ya Israel, ndiko nkorera Imana ya Isaka na Yakobo, imenye ico mpankorera. Haleluya. Ori mu gucika indege kera ngo ariko abasore tibumva amagambo, baravuga ngo intambara yo kwizera turayigwana, kandi uko turayigwana tudafite ikindi kintu twishingiye. Umwami ngo arabegera, aravuga ati mwabasore mutambuke, kasi abasore batatu bihuse bahagarare hamwe. Mwumve ikintu gitangaje, intambara y'abantu abasore batatu mu gihugu kitari icabo abanyagano kaba twatubona twe turi benshi hano, ariko nta tegeko twohindura kandi twogira n'imbaraga zo turagwanira Imana. Bavuze
uzabanga kurabaza ngo kera babivuze umuntu yaga gusomera amategeko yakora uko batse muzamu yasorera mu rugo kwera gutinya umva nkubwire ngo itegeko ngo bavuze ngo niri abasore muzabura ngo abasore ntibari abantu se bari bafite abavandimwe bari bafite n'ababyeyi bari bafite n'icerekezo ariko ngo kubera ko basengaga Imana ngo barabazanya ko ari batatu ariko tuza twemerera n'umwana ibintu byo gupfukamira Imana turamira Imana n'ukuri atako twabayisenge uko nitutizera Imana nitutizera nibande bagabo kwihana uko umuntu ukora katatwe baga Imana yazanye ngo twizere Imana ngo ko ari batatu baraganiye ngo barangize kuganira basigarana baravuga ati twebwe dupfukama niba kubita amagondera y'amafiri tuduhagarara haleluya umwami ngaze baramubwira ati abantu inkuru zazirukanga ngo amarukanga abwira umwami ati ba basore b'abanyaganibo bagize desordre banze ngo ndibopfukamira indi Mana bafite kwizera kwabo none ga genduje kubabaza ngo umwami araza arabegera arabwira ngo ariko mwabasore timwizi mwabanyagano ni mwebwe mwabyitumye ni mwebwe mwenagiriye neza nimwe mwabyitumye kugumuka n'itegeko ryanje ayi ngo bamusubizanya autorite y'Imana haleluya ni mwebwe mwenyine ngo barabura ngo nitwe twenyine tukekere abandi bantu nitwe twenyine twabonye intambara isaba ngo tuyigwane ko ni intambara yo kwizera ntabwo ari intambara y'ibindi nituyihunga nta bandi bazoyirinda twavuze ngo dupfe ariko dupfe tugwaniye kwizera arababaza atariko niki mwishingikirijeho ko ngiye kubashyira mu muriro kandi umuriro utwika apana umuriro ubafurira imyenda ubatwika imbaraga mwishingikirijeho mwabasore ni izihe mwicare abasore baranshimishije ngo basubize umwana baravuga ngo wigore iyi ntambara twangaje kurwana yo kwizera kandi tuba turwana ukenanga Imana yawe icubahiro ikintu cyose wakora ukenanga Imana yawe icubahiro uba urwana intambara yo kwizera ari ikintu cyose ukora gusa ngo bakumenye cyangwa ukagikora gusa ngo ukenanga ngo wenda ugaragare cyangwa ukagikora ngo wenda gusa ugikuremo inyungu tiba ari intambara yo kwizera abasore basubiza umwami bashize amani baramubwira ngo batukubwira Imana turayizi ishobora kutwihorera yo tureka ariko nubwo itodukiza titworanye igishushanyo ngo kugeza igihe umwami yavuze ati nimwenyegeze umuriro inshuro 7 nitumara tubatemo turebe iki kintu bishingikirijeho bano batipe baje guhura n'umuriro uko mwagize ntaba bariko baza kubaganiriza wenda ukora bariko baza kabira ya mvugo yo muri iki gihe Imana wakoroheje washizemo imiyaga urashe ayi bakamura kandi nubwo itodukiza ntabwo twaramwica igishushanyo kandi nubwo itodukiza ntabwo twaramwica igishushanyo uko bariko bagira no muri terme muri gukoresha urubyiruko amura ngo ngiyoroshe tabirenze ayi le tala sondera kitela rivariti le ndome entakine verde vizana gera howe gera uti imana teke rikumwe nawe jambo ukuboko kwawe kafeyo kuvuga uti Imana we narengewe ayika gera howe gera Imana teke nawe non è da fai della pestina vedi scendi mai la verde vita la amara rimena destaca oh
rero bitinya yewe mwana w'umuntu imana itera akabayo ibyaribyo bigeze ku mutima bimutera gukomeza tuvuge haleluya haleluya muzamure imana icubahiro nimukumva rero muyakira bukeya muzamure tutabihararuye duheze imana icubahiro